Reka nongere ngusuhuze cyane mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se imahanga. Turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru twibanda kuri isi y'imyidagaduro. Muri aya makuru rero ndaza kukubwira ko Meddy amaze kuba yatangaza icyatumye atitabira ubukwe bwa Dore na Pamela, ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ibyamamare byitabiriye ubukwe bwa Dore uko bingana n'abaribo, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko Rema n'amakura wari witezwe kuza muri ubukwe bwa Dore yasanze ubukwe bwarangiye. Amakuru arambuye rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri Meddy wamaze kuba yavuga icyatumye atitabira ubukwe bwa Dore na Pamela. Mugisha Benjamin wamamaye nka Dore yasezeranye n'uwukeza Pamela mu birori binogeye ijisho byabereye muri Kigali Convention Center kuri uyu wa gatandatu. Meddy na Diamond Platnumz bamugenera ubutumwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Dore na Pamela babanje gufata amafoto mbere yo guhabwa ibyicaro mu muhango witabiriwe n'inshuti imiryango baturutse hirya no hino ku isi. Hari abaturutse muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburundi, Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi. Umuhanzi Meddy rero usanzwe ufatwa nk'umuvandimwe wa Dore yagize inzitizi ntiyaboneka, ariko agenera ubutumwa Dore na Pamela. Ni ibirori byasusurukijwe mu buryo bwa Kinyarwanda, aho itorero Inganzo Ngari ryabyinnye rikanaririmbira abageni n'abashyitsi. Abahanzi bagezweho rero muri iyi minsi Ize, Shemi na Okama batunguye Dore na Pamela bari muririmbira Rahira imaze imyaka 13 igiye hanze. Ni indirimbo Dore rero yakoranye na Liza Kamikazi wanatashye ubukwe. Meddy rero utahabonetse yatanze ubutumwa n'amashusho avuga ko bitamukundiye kuhagera kubera impamvu zinyuranye. Ati akazi n'ibindi bitandukanye byatumye ntaboneka. Dore na Pamela turabashyigikiye cyane, mbifurije kugira ubukwe bwiza, urukundo ruzabe rwinshi, Imana izabahe umugisha. Umuhanzi wo muri Tanzania Diamond Platnumz nawe yifurije Dore na Pamela kuzagira urugo rwiza no kwibaruka. Mu bandi bifurije urugo rwiza babageni rero harimo Dimpozi wasobanuye ko amaze imyaka myinshi ari inshuti na Dore na Pamela. Yabageneye rero ubutaka bwo afite iwabo muri Zanzibar nk'impano. Ati mfite ubutaka i Zanzibar mbahayeho igice kuko ndabakunda. Umubyeyi wa Pamela rero nawe yabasabiye umugisha ku Mana, abifuriza kuzagira urugo rwiza. Ati Pamela yambereye umukobwa mwiza, azagira urugo ruhire. Umubyeyi mama wa Dore rero nawe yavuze ko ashimira abantu bose basengeye ubukwe bw'abana babo. Yasabye Dore na Pamela kumufata nka mama wabo aho kumufata nka nyirabukwe. Yabahaye rero impano ya Bibiliya ndetse abifuriza ijuru. Ibirori byo kwakira abatumiwe byaranzwe no gutanga impano no kubyina, dore ko abenshi bari n'abahanzi. Reka nkuko nari maze kubikubwira, amakuru yacu tuyakomereze ku byamamare byitabiriye ubukwe bwa Dore. Uyu Dore rero n'uwukeza Pamela nyuma yo gukora ubukwe bwari butegerejwe na benshi, bashigikirwa n'abantu batandukanye biganjemo abafite amazina azwi mu ngeri zitandukanye z'imyidagaduro. Tariki ya 23 Ukuboza 2023 wari umunsi udasanzwe ku miryango, inshuti n'abafana ba Dore n'uwukeza Pamela basezeranye kubana akaramata muri Eglise Vivante. Inkuru rero tugiye kugarukaho ikaba ari abantu bafite nyine amazina azwi bitabiriye, uhereye kuri Tom Close wabaye pare wa Dore banakoranye nyine ibihangano bitandukanye, hakaza Liza Kamikazi bahuriye muri Rahira. Aba basore rero bamwambariye nka Andi Bumuntu, Christopher Muneza na Israel Mbonye wanaririmbye mu muhango wo gusaba no gukwa. Hari n'abandi bahanzi barimo Ize, Okama, Miss Chanel, Aline Gahongayire, Marina, Bahati Bakacha, Dani Vumbi, Niyo Bosiko n'abandi bamamaye mu bindi byiciro by'imyidagaduro nka Bibo,
Arikor, Mike Kalangwa, Badrama, Muyoboke Alex, Miss Gisabo, Miss Rosiane, Nkuru Nziza Agi na Queen Ladosh, Dore Imbogo kimwe na Ndimbati. Umwe rero mu bacuzi bagezweho b'umuziki, producer Element, nawe ari mu bitabiriye ubu bukwe nubwo bwose akorera kwa Coach Gael. Bivugwa ko atajya avuga rumwe na The Ben. Prince Kizi rero kandi nawe ukomeje gukora ibihangano byishimirwa na benshi, unaheruka kwegukana ibihembo bya The Best Producer mu isango na muzika yitabiriye. Niwe rero uheruka gutunganya na Forever ya The Ben. Murumuna wa The Ben Green P byari bitunguranye nyuma yuko atagaragaye mu muhango wo gusaba no gukwa bwa mukuru we nawe yitabiriye ubu bukwe. Uyu muhanzi uri kuzamuka neza akaba anafitanye isano y'amaraso na The Ben. Shemi nawe yaje kumushyigikira ndetse anafatanyije na Okama na Chris Ize bafatanyije kumuririmbira. Omi Dimpozi, inshuti y'akadasohoka ya The Ben wanamuhaye ubutaka muri Zanzibar, ho yaje kwifatanya nawe, ari muri bake rero bitabiriye ubu bukwe bavuye hanze y'igihugu. Yanaririmbiye abageni. Reka ngushimire wabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi, nkubwira ngo komeza ugire iminsi mikuru myiza ariyo Noheli n'ubunane, kandi aribwo bwa mbere ugeze kuri Davis Entertainment. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Bye bye.